Kumurwanya ntibivuze kujya kuri radio ukamutuka nkuko nyanumva Mwanafunzi na ba Mugabo n'abandi nkabo. Abo ni ukumusenga uko atategetse, nako ni ukumurwanya. Kumukurikira umushakaho iby'umubiri gusa, ubukire, ubuzima bwiza, gutunganirwa, nabyo ubwabyo byitwa ubusambanyi. Yakobo 4:4. Mwebwe mwasambanyi n'abasambanyi kazi muzi urukundo rw'isi rutuma umuntu yangwa n'Imana. Kumurwanya bivuze kwanga igitambo yatanze cy'iteka cy'ibyaha, ukibwira ko kidahagije gukuraho ibyaha byawe byose. Ukibwira ko amaraso y'Imana yemeye ko ari impongano ikwiriye ibyaha byawe, wowe ukayareba, ukayasuzuma neza, warangiza ukabona yuko akwiriye kongerwaho imirimo yawe, cyangwa amasengesho yawe, cyangwa icyacumi cyawe, cyangwa ubwana bwiza bwawe, kugira ngo noneho abashe kugira agaciro ko guhesha ubugingo. Uko nako ni ukumurwanya. Kumurwanya ni ukubaho nkaho adahari, ukanezezwa n'ibimubabaza, ndetse ukaryoherwa n'ibyamujyanye ku musaraba. Uko nako ni ukumurwanya. Kumurwanya ni ukwibwira ko ubwenge bw'isi ukwiriye kugutera kumushidikanya, ndetse ko umuco karande wanyu ari ufite agaciro kumurusha. None wowe urwanya Kristo muri ubwo buryo reka nkwerurire. Byakozwe no 23:14 birakugoye gutera imigeri ku mihunda. It's hard for you to kick against the pricks. Nko gutera umugeri ku icumu. Ndetse Yohana 8:24 ngo nicyo gitumye mbabwira yuko muzapfana ibyaha byanyu, kuko nimutizera ko ndiwe muzapfira mu byaha byanyu. Kumurwanya ni ikibisobanuye. Ngo ubwo wowe yemeje gupfira mu byaha byawe.